Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukumana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cy'ijana na mirongo ine na kabiri, turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Urera cyane Data wera kandi urakiranuka cyane, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Igitondo turagushimiye. Ubwami bwawe nibuze kandi ibyo ushaka nibibaho nk'uko bibaho mu ijuru. Izina ryawe niryubahwe Data wera. Ijambo ryawe Uwiteka rigiye kuvugirwa muri uyu mwanya, turasenga ngo amatwi yacu afunguke, imitima yacu ifunguke, amaso yacu ahumuke. Mwuka wera bari uwigisha, Mwuka wera uvugana natwe, Mwuka wera utwemeza iby'ibyaha no gukiranirwa kwacu kandi aduhanire gukiranuka. Turasenga cyane ngo ibiduca intege byose bikurwaho kandi bituza gukiranuka bicibwa intege. Utweze cyane, utubabarire cyane Uwiteka, amaraso yawe atubeho cyane kandi imbaraga mvajuru zitubeho ndetse zitubashe gukora ubushake bwawe Data wera. Urakoze kumvishe gusenga, imbaraga z'indwara zose turazicecekesha mu izina rya Yesu KRISTO. Uhererwe icyubahiro gukiranuka kwawe, uhererwe icyubahiro kugira neza kwawe Data wera. Uri Imana igira neza kandi uri Imana y'imbabazi. Uyu munsi uha umugisha ku imbabazi n'urukundo byawe byinshi bitarondoreka. Duciye bugufi tugusenga kandi tugusaba Data wera uhabwe icyubahiro. Amen. Turasoma uyu munsi muri Luka 8:26 kugeza ku 37. Turasoma: nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni giteranye n'i Galilaya, yomotse imusozi umuntu atewe na dayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. We yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka, amwikubita imbere avuga ijwi rirenga ati, duhuriye Yesu umwana w'Imana isumba byose, ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye bivuga atyo ni uko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma abamurindaga bamuhesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru akabicagagura. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma bamurindaga bamuhesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru akabicagagura. Dayimoni akamwirukana mu butayu. Yesu aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, Ingabo niryo zina ryanjye. Nuko abadayimoni bamurimo bari benshi, niyo mpamvu yavuze gutyo. Baramwinginga ngo atabateka kujya ikuzimu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Nuko baramwinginga ngo abakundire kuzinjiramo, arabemerera. Abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Abungeri bazo babibonye barahunga, babwira abo mu midugudu no mu mihana ibyabaye. Barahaguruka bajya kubireba, baza aho Yesu ari, basanga uwo muntu wavanywemo abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu, yambaye azi ubwenge nk'abandi. Baratinya. Ababonye uko uwo wari utewe n'abadayimoni yakijijwe, babibwira abandi abantu bose bo muri icyo gihugu cy'Abagadareni yegeranye nabo. Baramusaba ngo abavire mu gihugu kuko bari batewe ubwoba bwinshi. Nuko Yesu yikira mu bwato asubirayo. Byuri muri Luka 8:26 kugeza ku 37. Turasoma icyigisho cy'umunsi cyitwa ubutumwa bwiza ntibwigishwa ku ngufu, cyangwa kugira neza kw'Imana nta kujya kuza ku ngufu. Aba ni abantu b'Abanyagadareni bamaze kubona igitangaza Yesu yari amaze gukora. Yesu ubwe niwe wari wihitiyemo kubagendera ngo abagezeho ubutumwa bwiza. Umugambi w'Imana kwari ukubagezaho inkuru nziza y'agakiza, maze bo banga kwemerera Imana. Ntibigeze bamenya ko Imana yari yabagendereye, ahubwo bari bababajwe n'ingurube zabo zari ziroshye mu nyanja. Mbega ibintu byiza byabaye ku Banyagadareni. Imana yari yabagendereye, ariko nanone ikibabaje ni ukuntu banze umuhamagaro mwiza Imana yabahamagaraga. Abantu bamwe babuzwa kubona Imana n'ibibanyuramo. Ibyo biba bitewe n'uko batinda cyane ku bibi byabayeho, aho kwita ku kugira neza Imana iba yabagiriye, maze bakiziba amatwi ku butumwa bwiza. Abantu bamwe bagenderwa n'Imana bamaze kubura akazi kabo, abandi bagenderwa n'Imana bamaze gupfusha ababo, abandi bagahura nayo bamaze gutakaza ubutunzi bwabo n'ibindi, maze bakabuzwa kubona Imana, kubona ubwiza bw'Imana n'umubabaro wabo. Reka tubivuge gutya: Imana mu kugira neza kwayo no mu buntu bwawe bwinshi no mu butumwa bwiza bwinshi ishobora kukuzanira,
ntabwo na rimwe Imana izagufata ku ngufu. Ni ukuvuga ngo niba ukuzana ukavuga ngo ndakwiyamye, izagenda. Niba ukuzana ukayibwira ngo ntabwo ngushaka, izagenda. Niba ukuzana ukayibwira ngo Mana mvira ahangaha, izagenda. Ntabwo Imana ijya itanga kugira neza kwayo ku mbaraga. Imana itanga kugira neza kwayo ku bushake bw'umuntu ibuzaniye. Ni ukuvuga ngo niba ukuzanira ukabwemera, uzabwakira. Ariko nikuzanira kugira neza kwayo ukakwanga, Imana izagenda kandi usigarane ibyago n'agahinda kawe yari igiye kugukiza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iki ni cyo kibazo. Nubwo Imana ari nziza, ntabwo izigera iguhatira ubutumwa bwiza ku ngufu. Nubwo igufitiye imigambi myiza, niwuyirukana ngo ive mu buzima bwawe, ni ukuri izagenda. Muri Luka ibice 9:5 uravuga ngo kandi abatazabemera bose nimuva muri uwo mudugudu mukunkumure mu mukungu wo mu birenge byanyu, ngo babere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Muri Luka ibice 9:5. Ubuntu bwiza, ubutumwa bwiza ntabwo bujya bubwiza ku ngufu. Nubwo bubwizwa mu mbaraga nyinshi no mu mwuka, ntabwo ari ku gahato. Ntabwo Imana ihatira abantu kwizera. Rimwe na rimwe zibazana inkuru nziza n'impano nyinshi, ariko bayihakanira nayo ikabareka ikigendera. Ibyo bituma abantu baguma mu bibazo byabo. Erega Imana yicisha bugufi. Birakwiriye ko wemera guca bugufi niba ushaka kugendana ndetse no gukorana nayo. Kwita cyane ku bibazo wagize nibyo watakaje mu buzima, ku rugero rutuma wanga kumva ubutumwa bwiza, burya nabyo ni ikimenyetso cy'ubwibone. Hari wakwibwira ko ibi byakubayeho Imana yabigizemo uruhare, hari wanatekereza ko Imana yaguhemukiye, ariko ujye wibuka ko irimo kugutegura ibyiza kurutaho. Mu byiza byose wabasha kubonera muri iyi si, nta na kimwe twagereranya n'ibyo Imana yadusezeranyije muri KRISTO YESU. Nuyemerera, ni ukuri izagutangaza cyane. Reka dusenge. Uwiteka Mana Data wa twese, Mana igira neza, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ijambo ryawe. Turavuga ngo izina ryawe ryubahwe. Turavuga ngo ubwami bwawe buze. Turavuga ngo ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Turavuga ndetse ngo ibyo ushaka bitubaho nk'uko bibaho mu ijuru. Uwiteka uhabwe icyubahiro. Uwiteka ushyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu turasenga cyane kugira ngo Data wera, ntitukajye Mwami twirukana ubuntu bwawe, ntitukajye twirukana kugira neza kwawe, ntitukajye twirukana imbabazi zawe, kubera yuko Uwiteka nitubyirukana bizagenda. Uri Imana idahatira abantu, uri Imana idafata ku ngufu, uri Imana ibwirwa ngo genda ikagenda, uri Imana ibwirwa ngo ngwinuke ukaza. Haleluya. Turakwinginze rero nyakubahwa Imana, kugira ngo imitima yacu igucire bugufi, kugira ngo tujye twakira ijambo ryawe, twakira kugira neza kwawe igihe cyose tukutugezeho, mu izina rya Yesu KRISTO. Ndetse uyu mwanya tuvuze ngo Mwami Imana turakwakiriye, urakaza neza mu buzima bwacu, urakaza neza muri business zacu, urakaza neza mu masomo yacu, urakaza neza mu kazi dukora. Haleluya cyane. Urakaza neza mu miryango yacu, urakaza neza mu makorari yacu, urakaza neza mu matorero yacu. Nyakubahwa Imana, urakaza neza mu mibiri yacu, urakaza neza Data, urakaza neza. Tuguhaye karibu. Ngwino ukora ibyo ushaka, ngwino ukora uko ushaka, ngwino ugenda ibyo ushaka, ibyo usenya ubisenye, ibyo wubaka ubyubake, ibyo wica wice, mu izina rya Yesu. Nukuri Uwiteka, uhawe uburenganzira bwo dufite ku mibiri yacu, ufata icyemezo ushaka, mu izina rya Yesu KRISTO. Urakoze kugira neza, urakoze kushobora byose, ushyirwe hejuru kuri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu KRISTO senze twiza, urakoze Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi wayisanga muri Roma 8:18 kuza kwa 19. Haravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugiranwa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ni mu Baroma ibice 8:18 kuza kwa 19. Uwiteka kugiye neza, Uwiteka abane nawe, Uwiteka guha umugisha, Uwiteka kubaje kumwumvira, Uwiteka kubaje gukora ubushake bwe, Uwiteka kubaje kumwubaha. Mu izina rya Yesu KRISTO, Uwiteka guha imbaraga zo gushyira mu bikorwa ijambo rye, Uwiteka guha imbaraga zo gukora ibyo ashaka. Kandi ndagusengera cyane ngo mu byo ukora byose ubikorere kwigana KRISTO. Ntajye umuntu wigana mu buzima bwawe, ahubwo ibyo ukora byose ubikorere gufata urugero kuri KRISTO. Imana iguha umugisha kandi Uwiteka abane nawe. Mu izina rya Yesu KRISTO niko ngusabye nizeye. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma,
kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.